ntago navuga ngo ntago ari projet yanjye ni Imana ofeti muri iyo myaka 13 niho ubutumwa nyirubwo yabonye ko bwuzuye kugira ngo mbashe kubusharinga kuko nge nta ruhare ntago navuze ngo ngiye kwandika mu myaka 3 5 cyangwa iki kuko iyo biba ari ukuvuga ngo no kwandika mba narabikoze mu mwaka umwe 2 3 ariko nakurikiye process niyo mpamvu nyine byabaye gutya nanjye buri genda tungurwa nyine ukuntu Imana ikora ibintu igereza abahanzi benshi bayirimo abantu benshi ya nanjye nari nyirimo ariko niyo mpamvu nanditse kino gitabo kugira ngo dusangire ubuhamya cyane muri iki gihe cya mental health abantu babihebye abantu batandukanye igitabo kizagufasha gusobanukirwa agaciro ufite n'imbaraga ufite kugira ngo ubashe guhindura imitekerereze ikuboha ubashe kubohoka ukoreshwa ibyo butwari tonzigira icyo ubwira abahanzi babaho ubuzima bwereka abantu ko bameze neza kandi bameze nabi uratubwira igihe uzakibashingira icyo nababwira wenda nuko ari bo uhisemo ni benshi bari muri ubuzima hari ababizi hari n'abatabizi ko babirimo so iki gitabo rero navuga ngo niyo mpamvu nababwiye ngo ntago byose nabivugira hano umunota umwe niyo mpamvu nabateguriye umugoroba wo kubiganiraho ku itariki 14 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka kuri Crown Conference Hall saa 11:30 kwinjira ni ubuntu ariko by invitation hari na link turi bushyireho mukurikirana imbuga nkoranyambaga zanjye Tonzi Official ukaregisteringa kugira ngo wemererwe kwinjira kuko imyanya niyuzura bizaba birangiye uzazamo nubwo atazishyura azaze yitwaje iki azaze yitwaje message twamuhaye kubera ko harimo ubutumwa buri hard harimo na registration code igitabo bagikure ubu hariho pre-sale bakurikirana imbuga nkoranyambaga zanjye hariho code yo kukigura ubu pre-sale ni 25 ariko kuri launch kizaba cyageze ku 30 ariko uwo munsi niko tuzaha abantu amakopi babukinze ni ryari uzavuga ngo intego yanjye yo kwandika igitabo kuba kijye hanze igezweho unavuge ese bibaye ngombwa ko Imana ikoze itangaza buri munyarwanda wese akagitunga intego yanjye uyu munsi nayigezeho kuko nabashe gusangiza abantu icyo mazemo igihe ya navuga ngo intego yanjye nagezeho kitari mu kinyarwanda kandi abanyarwanda benshi batazicyongereza bivuze ko n'urugendo ikintu cyose kigiraho gitangirira kuba ntangiriye muri uru rurimi nuko abangiriyemo inama bambwiye ko nagitangira mu cyongereza kugira ngo kibashe kujya ku isi hose ariko n'ubundi turi kugishyira mu kinyarwanda vuba cyane nacyo kiraza gusohoka kitaba kirekire kiri gutware umwanya mutoya bahaye ikaze none bazanye yitwa Esperance Tubugingo ndi umunyamakuru ugiye kuyobora gahunda igiye kubera hano gahunda yacu iri mu buryo bubiri turi bugire ikiganiro cya mbere kigiye kubera hano imbere kuri pano turaza kugira kandi n'ikiganiro kiri bugirwe n'abanyamakuru ndetse n'umushyitsi wacu mukuru ikiganiro cya mbere rero cyo hano kuri pano kigiye kuyoborwa na Ntazinda Marcel ni umunyarwanda akaba afite umuryango umugore umwe wemewe na leta ndetse akaba kandi ari umukozi ushinzwe ubucuruzi muri CRB babana amavuta amadeni atandukanye muri banki uriya umugabo niwe rwose urebeye kugira indani yo kubashyira muri nizere ko rero abantu turi kumwe hano mutari muri babihemu uko mwakigera Ntazinda akabafasha ni umwanditsi mwiza ikirenze kuri ibyo byose akaba ari igihe umuntu yandika akenshi iyo twandika ku buzima twandika ku bintu bitandukanye ariko hari umuntu yandika muri rusange ukavuga uti Kigali muri uno munsi harashyushye ibyo bitandukanye no kuvuga ngo muri uno munsi yewe ndakunda cyane uzasoma iki gitabo azumve ko ari maganira gatonze aho kazuma ari kuganira nawe agashya k'iki gitabo ugisoma wumva ari wowe kuganira nawe niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ubutumwa budasanzwe kubera ko wenda se kuba umuntu yabasha kwandika harimo amwe mu mateka yanjye hari ukuntu nanjye icyo gihe aribwo nisubiyemo nsanga mu myaka 30 n'ingahe hari nanyuzemo nigeze ngira umwanya wo kutigera so yabaye n'imbarutso yo kumva ko umuntu aba yaragiye aca mu bikomeye harimo n'abahanzi wenda abantu tubona tuhumuriza abantu tuba mu byishimo cyangwa se ariko behind the scene natwe turi abantu tujya tugira amarangamutima rero kuva icyo gihe navuga ngo nibwo nahise mbona yuko cyane byabaye ibintu nabinyuzemo gute numva birandenze
so rero navuga muri iki gitabo ubwo buhamya kubuhamya si ikintu, ni ikintu cy'agaciro kuba wabasha gusangiza abantu isi yose ubuhamya bwawe, nuko aba ari Imana yabyemeye, kuko ubuhamya ni ikintu cy'agaciro cyane. Ntekereza ko rero abantu buri wese afite urugendo yanyuzemo, kandi tuzi ko urugendo ari ibintu byiza bivanze, so harimo ibyo bibi, harimo ibyo byiza, ariko uburyo Imana yagiye impa kubirenga, ntekereza ko umuntu wese uzasoma story azagenda yibona cyane, ahubwo abenshi bazandika ibitabo bashingiye ku nkuru yanjye. Akenshi umuntu wasomye igitabo cy'umuntu hari abanditsi tujya tuganira kubwira nubwo ntanditse personal story, ariko iyo abantu bayumva iteka bahita bayihuza na nyirayo, noneho bakabyita mu kwandika ni nko kwiyandika ubusa, umuntu akaba azitonzi bahita bandika ngo ndi umwana nakundaga kurira, noneho iyo wanditse abana bakunda kurira umuntu akavuga ngo utoza n'umwana witeguye ute kuzakira feedback z'abantu bazamara gusoma iki gitabo, buri chapitre yose irimo bakayihuza nawe. Urakoze cyane, ni uko abantu bazatangazwa no kubona umuntu batari bazi. Kenshi nibyo nakubwiraga nk'abantu baba muri entertainment, kenshi tuba turirimba mu biriyo, tuba tujya mu nsengero, tuba dukora nyine duciririrwa ari wabo, ariko noneho kubasha wenda kubona Tonzi wa behind the scene, harimo bamwe bizatangaza, hari bamwe bizariza, hari bamwe bizashimisha, hari bamwe bazafata iyo image bakayihuza na reality bakabona Imana igira neza, hari bamwe niteguye ubuhamya, hari na bamwe bazibaza se ibyo se. So kuri njyewe navuga ngo icyo cyizere Imana yangiriye cyo kuba nabasha kubwira abantu ubuhamya bwawe cyangwa amateka yanjye, kuri njye bijya agaciro, kubera ko no muri biriya bivuga ngo twaje kugira mu isi twambaye twambaye neza tuzasubirayo. So kuba Imana muri urwo rugendo rwo kuvuka naho ngeze ubu harimo ubuhamya, harimo amateka, kandi ngo amateka akomeye, ariko uburyo umuntu azabasha kubona uburyo Imana ishobora kukurinda ikakugeza ahantu ukava ku rwego ukagera ku rundi. Niteguye nyine kubona abavandimwe bashyashya, niteguye kubona abantu bazarizwa, nzongera kwibutsa wenda batari umwanya wo kutijera ibyababayeho, hari n'abandi nizeye bashidikanya yuko tuzaganira no mu buryo budasanzwe, bitewe n'uko bizaba biri beyond entertainment, biri beyond friendship, ahubwo biri beyond birenze amarangamutima, niba ariko navuga. Reka twinjire mu gitabo. Ndabizi mwese mufite amatsiko nk'ayo nari mfite umunsi wa mbere mpamagara, nawe mufite igitabo nshaka kuzakwereka. Mwese mufite amatsiko y'ukuntu igitabo yakize. Uruhare rubaza ati ese nacyo kitwa urufunguzo, ese cyo kitwa ingufuri, kuko byanze bikunze hari ibimenyetso ubona ariko muratungurwa. Tonzi, inyito y'iki gitabo ni iyihe? Murakoze, nk'umuhanzi ufite icyo nabiteguye, nshimira abanyamakuru benshi babonye urufunguzo, igitabo cyitwa urufunguzo, ariko urufunguzo navuga ngo ni introduction y'igitabo, ni indirimbo Imana yashyize ku mutima irimo ubuhamya bushimangira igitabo, ariko nk'uko nababwiye titre nanjye y'iki gitabo yaragenze, ufite yadushije ubugari Imana yinjizamo, niyo mpamvu nifuza kugira ngo noneho uko igitabo cyitwa bibereke ku mugaragaro, hari n'ibindi tuze kubiganira n'abashije kubagezaho mubinyemereye. Rwose nicyo nitsitse ngaho buri. Murakoze. hari abari bazi ko igitabo cyiswe urufunguzo babonye akabazo bagatangira gusubiza ko ari urufunguzo,
mukomere rwose umuntu udafite kamera mu ntoki amukomere mu mashyi cyane. Ngiki gitabo ngizi inzozi za Tonzi for all time. Rwose umemerere ibisigaye tuvuge rwose. Nashyize mu kinyarwanda kuko ntikurushaho gato ukasha kuziririrwamo nko kuvuga ngo ni igihome kirangaye, igihome kirangaye. Ubundi tumenyereye umuntu ari mu gihome abasekirite banafunzeho. Ngiye nkimara gusoma ino titire bwa mbere niba ikibaye kirangaye kuki nawe muri icyo gihome. Urakoze cyane. Iyi titire nk'uko nabibabwiye ni yaje muri cya gihe nari njyana mfite ibiri kumpinyuza, hanyuma ijyana nagiye kumva numva riri claire rimbwira ngo kutagiye mu kazi bigenze bite, ko uri kuganira mu ntekerezo wa mugani n'ibitekerezo wambwira ko kinagiye ndi kwisubiramo nsanga impamvu nagiye ubusengero gusesinga abantu mu minsi ishize bambonaga ntite, bambonaga nk'umubyeyi, twakoze ibishawa, twakoze burayito shawa, gusubira muri iyo realite noneho umwana yarapfuye. Ntabwo nari nzi ko ufite ntabwo nari umwanya wo kurya. Hanyuma rero ngiye urumva nibwo nari nsuye mu buzima handi narambukaga haha igenda hano noneho nka public figure dushaka twanakwicara I think noneho mu by'ukuri nari mfite right yo kugenda ariko ibyari bindimo byambujije kugenda. So ubwo rero nibwo nagiye kumva mu gihe kugira ngo ndakabije kugenda ndamushaka ndamubona. None se ko ufite ibiraka ufite akazi kuki utagiye? Muri njye mu bitekerezo byanjye ngiye kubona mbona ngo uri muri an open jail, ni ukuvuga ngo ntawakubujije kugenda ni wowe wiboshye. So nuhita ugutekereza uragenda. Mu by'ukuri ni kuganira nibyo navuze nti wa mugani ninde wakubujije kugenda nsanga nawe uretse ibyago byambayeho byansikamiye nako gahinda numvaga ntamufesinga sosiyete nanone biguye n'indi sinari ninjiye kuko hari ibintu tubaho muri uru rugendo tutabyiteguye. So nk'umubyeyi wexpectingaga umwana ukamubura, murabizi kongera guhura n'abantu uba wahindutse pose ibyari congratulation kugufesinga iyo pose nicyo kintu ufite icyanzu cye kikumbuha. Ariko iyi ndi buvuge ni mental jail. Murabizi ko gereza cyangwa se igihome ni ahantu haba hari ibihome, hari mije, hari ibikuta. Ariko iyi noneho ni mental jail, ni igihome cyo mu mitekerereze. Wowe ushobora kutatera imbere cyangwa se ushobora kutagera ahantu bitewe n'ibyagutsikamiye mu mitekerereze, wowe ukirinda ntawe ukora ibisa bitewe na kapasite y'icyizere cyangwa se udafite. So iyi titire rero ntabwo yavuye kuko nahise numva bibaye bishya mpita mbona iyo titire you are in an open jail. Numva jail imbere jail mpita ntekereza ukuntu wa mugani umuntu uboshye adashobora gutera imbere, ibintu biba byahagaze abari controle. Nsanga nanjye ibibazo nanyuzemo byaraboshye. So biri kumbuza gusubira muri business, biri kumbuza kongera guseka, ariko nsanga ibyo bintu biri ntekereza ibintu nakongera agaseka, nakongera agacuruza. Aho rero nicyo jwi ndi kuganira nabyo kuko nahise nsanga koko ndi muri open jail. Avuga nti I have to move. Noneho ndahaguruka nongera ndimakiya, nongera ngenda ndirimba na ya makritike na bya bintu ntabwo nongeye kubyumva kubera ko muri njyewe nari nigusize nahinduye mindset yo kuvuga ngo ibyo ibyambayeho ntabwo ari njye wabyiteye. So nta n'impamvu yo kubizirika kuko si njye wa mbere sinajye wa nyuma. Nuko rero navuye muri iyo open jail nsubira muri business nambika abageni, nongera kuririmba, nongera kwishima nk'uko muzajya mubona mu gitabo cy'Imana yaje kumenyesha nyuma y'iyo story. Kuki umutwe when the world describes you kubera iki? Iyi si kubandi dufite amateka atandukanye. Nasanze muri uru rugendo hari ibintu bikubaho ku myaka yawe cyangwa se nk'ikiremwamuntu ukavuga se ibi bintu biraremereye ko tuzi ko nk'umukristo tuzi yuko na Kristo bamubambye ntacyo azira ntacyo, ariko
baramuhohotera bamuvuga ibiki byose. Nza gusanga muri uru rugendo hari ibintu bitubamba, iyo isi iri kubanje ukora iki? Nyange nakubwiraga ngo it's up to you guhindura uko utekereza kugira ngo ubashe kurenga ibiguhinduza, ubashe kuva muri iyo jail ishaka kukuboha, ariko mu buryo bwa mindset yawe. ngira ngo abantu twatangiranye nababwiye amatsiko umuntu wese yagira yumvise iki gitabo cya Tonzi, ariko ugira amatsiko arushijeho iyo umaze kugisoma. Bukuri iyo open day, icyo gihome kirangaye avuga, uragisoma ukagera ahantu nawe ukisanga igihome urimo kirangaye, ukavuga uti wayi ntasohokamo. Ndetse icyiza mu gice cya 6 cy'igitabo anavugamo ukuntu umuntu yasohoka muri cya gihome. Ni igitabo rwose abanyarwanda n'abanyamahanga uzagisoma ni isoko nziza zavomamo byinshi, ariko kuko tutari butinda rimwe muri buze kubaza byinshi, hano ngewe nasohokezaga, ariko ndagira ngo mbere y'uko ndibuze gusoza iki gice maze Tonzi kiryo gitabo cya mbere wanditse, right? Kitari cya kindi cyo gusoza kaminuza cyaje kwita byoroshye gute cyangwa se bigoye gute kwandika igitabo ukaba waragisohotse? Urumva ko nk'umuhanzi of course uririmba neza ko kwandika ari ibintu nyine byoroshye bitewe na inspiration, ariko ngeze mu kwandika igitabo nasanze ari indisi nk'uko nabikubwiye, kigiye kumara imyaka 13 nyandika. So guhera muri 2012 niho iyi titre ni message nari mu myaka 13 wandika bachelor na graduation cyane. Wow. Kubera ko rwari urugendo rwihariye, ntabwo nandikaga kuvuga ngo ndanditse igitabo, ahubwo ni inspiration, ni ibintu Imana yasukaga muri njye kuva ko ari ubutumwa budasanzwe, byakagiye nandika muri agenda yanjye gatoya, ariko wumva ni ubutumwa bwihariye, ku buryo namusharinze umuvandimwe wanjye we bisa nkaho bimubustize no kundega, arambwira ati ibintu biri deep, numva bwiguye ahantu, ndetse n'umutware wanjye uko musharinze message akambwira ati ntabwo bisanzwe. So uko nkomeza nandika nta pressure nari ndiho, ahubwo nanjye muri njye nari ndi kwakira ibyo Imana iri kumbwira kandi iri kumbwirizaho. Uko ngenda nandika gutyo ubwo ni muri covid, ntabwo muri covid niko nabonye umwanya uhagije wanjye nanjye ni story, noneho ndi concentre sasa ngo ngenda mpuza bya bintu byose nagendaga nsanga ntabwo byoroshye. Naho rero navuga ngo nanditse, noneho negera abandi banditsi kugira ngo numve, ari nzi ko namwe ndabona ko mubizi ko igitabo cyandikwa n'abantu b'abasaza cyangwa abashasha kanguhe, ntabwo navuga ko ari ibintu nakwisanga, ariko kubera Imana nyine nabyisanzemo. Ni ikibuga nabonye kitoroshye. Impamvu kitoroshye navuga ngo umuntu wa mbere negereye yahise andya amafaranga yihuse pe, nari ngiri umwana mu gakino, igitabo ntiyakirima. Uwa kabiri navuga se mbona bijya kubasibira n'ibyo mu muziki hari igihe udakorana neza na producer, ariko ikiza ko dufite n'abakora neza. So no mu banditsi rero njya mu ya gatatu yamaye kugira ngo umuntu yumve ubuhamya bwawe cyangwa se concept ufite abashe kuyiderivaringa kuko ubyumva. Byambereye challenge cyane, ariko ndashimira abantu bose bari behind iyi story, kuko ni ikintu kiri beyond kindenze iyi message ragenze, ariko nemereye Imana kugira ngo nkoreshe izo challenges n'ubundi biri muri iyi titre nyine ni open jail, ugomba overcoming izo challenges kugira ngo ugere ku ntego zawe. Navuga ngo icyangoye ahanini ni iyo mikoranire kugira ngo babashe kugera kuri iki gitabo. Abantu bashobora kubona ari page 178, ariko haragiye byinshi, harabayemo byinshi bitari binyoroheye nko kujya mu kibuga gishya, ariko ndashima Imana yuko yampaye abantu noneho babizi uko nagendaga ufite nasanze iyo udakora ntabwo ukura. Mu gukora niho ugenda ukura, uhura n'ibyo bikugereza n'iki ukagenda ugira experience z'ubuzima. Nshimira rero abantu Marcel nawe urimo
nshimira umutware wanjye, nshimira publishing house twakoranye Paroti, nshimira abantu bose nagiye negera bakangira inama z'ukuntu nabigenza. Uyu munsi igitabo twaba tugifite. Narangije kuba modereta umwanya, ariko hari igice bifuza kubera ko gifite igitabo mutagifite, yanditse ku cyo yise personal brand as a J, brand ya Tonzi cyangwa se indi brand ukuntu yaba J, ikibazo kitoroshye. Yanditse kuri family wounds, ibikomere byo mu muryango, yanditse kuri rejection, gutabwa, yanditse ku bukene bwo kanyago, yanditse ku gutakaza identite, yandika ku gutanga nanone cyangwa se ku solution y'ikiburiya gutenguha abakoze jihadi. Yagiye yandika ku bintu byinshi bikomeye cyane. Munyemerere ubwo nanjye ndi umunyamakuru, ariko rero twihanira ibibazo byose Habimana, mbaye umwanya wo kuganira n'umwanditsi. Ngenda navumburaga amatsiko gusa, ariko nanjye ntiramushimira kandi nizeza ko iki gitabo kugira ngo kigere kure, yewe umusanzu wanjye uzashoboka wose uzawutanga, kuko cyaranyuze mu kugisoma. Ahasigaye reka mbaharire kandi leta y'ubutunzi Imana umugisha kandi ikomeze ikongerere iyerekwa. Murakoze cyane. Arakoze cyane Marcel kuguye umwanya mwiza. Ndagira ngo ubohore uduhe umwanya kugira ngo duhe umwanya abanyamakuru babashe kuganira. Ugenda bizi ko bafite ibibazo. Oya Marcel ndashaka gusiga, urumva bishaka, ariko nanone ndashaka kumenya ko ibitabo bihari rero bavuze ko mubifite. Ndagira ngo rero ko bihari tubisange hari ibihari kuko niba bihari abantu babishinzwe babizanire bihariya kugira ngo mutanga tubwire igitabo kandi nta n'ibihari batabasha gukora. Ikibazo cyanjye ni kimwe, ndashaka iyo foto washyize kuri iyo kava y'igitabo uyidusobanurire neza. Murakoze. Iyi foto nk'uko muyibona ni ifoto uyitegereje ni iy'umuntu ubona mu ntekerezo ze harimo byinshi kandi bimugoye, bimubabaje, ariko ntibiheremo, bikagaragazwa n'amarira. Amarira akaba atangana n'ibirimo, ariko akaba ari igisobanuro cy'uko ari umuntu ubona ko ufite we muri we imbere harimo ibimutsikamiye. Yego, bihereye no kuri coiffure urayibona, afite umwanya wo gusokoza, nta makeup. Ni umuntu nyine uri kureba isi nyine, uri kwitegereza, ariko atari isi iri fiziko, ahubwo ari isi iri mu mitekerereze ye, ari guhangana n'ibyamubayeho. Murakoze. Ndumva yanyuze Kurufanya yageze itunganya yitwa Bobs uri mu Gospel. Uje kwiga gutunga ariko ikibazo niba bitasubijwe nashaka kubaza niba hari umuntu runaka wakuriho inspiration yo kuba wagira igice gishyashya cyo kujya wandika ibitabo, ndetse niba ari gufata nk'icyitegererezo as the best author wa Tonzi, ku buryo bw'ati muri library yanjye ifite ibitabo 20 by'uyu muntu warasoma umusoma. Ikibazo cya kabiri, bajya bavuga ngo ushaka guhisha abanyafurika amuhisha mu nyandiko cyangwa se mu bitabo. Tonzi tumuzi nk'umuririmbyi, njyewe buriya njya mbona wavamo n'umuactor mwiza muri filime, sinema muri rusange. None nibaza kubera iki kwandika iyo byatinda tukabera nk'agaseri, it's a very good title, yaba rwose nziza rwose abantu bakunda. Kubera iki wahisemo kubishyira mu nyandiko aho kubishyira mu mashusho? Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere, mu gitabo cyanjye wenda se inspiration nayikuye ni muri njye,
iki gitabo wenda washutinze ntari nabivuzeho kubera ko mu buzima nari kunyuramo ubwo buzima ntabwo ngiye nicaye kuba mu gihe kwandika igitabo nta nubwo numvaga bishoboka reka numvaga icya kaminuza ari iki wenda nzandika ibindi wenda by'amashuri gutyo ariko igitabo kiri pasomo cy'ubuzima bwanjye kiki ni uko nari mbonye ubutumwa bwihariye bumbayeho ndi muri guca muri ibyo bihe hanyuma iyi titire uri kubona yaje uzabisoma mu gitabo niyo mpamvu nabigiyemo yaje ari titire iri kiriya iri kumwe n'ijwi numva nyine ngo uri muri an open jail byanaje mu cyongereza uko nyine uko narabyanditse noneho mbigiyemo uko ndi kubibona hari harimo urumuri ruri noneho rurimo rurasa ku gikuta kiriho hashwords urabona muri sosiyete habamo ibimwaro tuvuge wapfushije n'ubundi yagiye kubibona bigoye umwana noneho aranapfuye mwagiye musoma inkuru utaba hanze batanga ibitambo haba hahiye ibyo byose so abantu muratekereza ko tugira amarangamutima baba bibwira abantu so byari rero ko ntigeze mbona umwanya wo kubitijera kubera ikiriyo etu nibyo na nyine nyuma y'ukwezi nari nsubiye mu kazi tuko nandikaga abageni naradekoraga ibyo byose ku bantu banze bagabizi ngiye nimakiye nambaye agakanzu kanjye n'iki cyose nk'umuntu nyine uri kureba undeba fizikali ntabwo watekereza ko muri njye nari kurwana nanjye oya ariko ngeze ku modoka kwitwara biranga numva ikintu kirangubise nyine cy'ibyo bintu byose ariko nta muntu uri kubimbwira ni mu ntekerezo zanjye yo byari bigiye gutuma wenda ndeka akazi byari bigiye gutuma wenda ibyo byambayeho mva muri kariyeri wenda nkaba nagana izindi nzira zo kuvuga ngo wenda ngiye gushaka indi solution ariko niyo mpamvu iyi message yaje n'ubwanjye y'isimusitinga nsanga ndimo ndarwana nanjye ntawambujije gupfusha ntabwo ari njye wa mbere so ntabwo ari njye wa nyuma murabizi n'amateka y'igihugu cyacu byose biri hano mu gitabo iyo kuva ayo mateka yacu kugera ku myaka yanjye umuntu baragiye anyura iyo transition ibyo byose ntabwo nasanze ntaragize umwanya wo kubigijera so navuga rero niyo mpamvu mu gitabo muzasoma habamo abantu bagize bayarinze iyo story itangira of course hari abantu bagize uruhare mu buzima bwanjye navuga nk'urugero nka his excellence nk'umwana w'urukiri muto nka speeches zahindura ubuzima cyane harimo n'abandi bakozi b'Imana batandukanye bari mu gitabo harimo abafilozofe nagiye nsanga ubutumwa bwabo tutari kumwe ariko nkasoma nka quotes ikambustinga byose birimo hano so icya kabiri rero numva icya mbere ari sawa icya kabiri abanyafurika kuvuga ngo wenda basoma guhisha ibitabo ntekereza ko ni urugendo ariko sofa soguto abantu basigaye basoma niba nanjye nanditse igitabo uvuga ngo ari ntambwe so abantu basigaye ubona ko harimo improvement abantu barasoma kandi turari kugira ngo namwe niyo mpamvu baje kugira ngo tugaragarize abantu imbaraga ziri mu gusoma nanjye nk'umuhanzi nzabigiramo uruhare gushishikariza abantu gusoma nyuma y'iki gitabo hazabamo amaporomosiyo atandukanye hazabamo amateri atandukanye hazabamo no kugira abantu tuzajya duhuza tukabasomera kugira ngo igitabo harimo amamesaje inspiring n'abo bandi badasoma tubereke akamaro ko gusoma cyane cyane ko na leta iri kubishishikariza abantu gusoma no muri rusange ntekereza yuko rero ubu ngubu abantu bari gusoma kandi noneho nanjye haricamo Imana yampaye tuzajya tuganira ko ubutumwa buri mu gitabo ku buryo mutabasha gusoma azagira message akuramo murakoze nitwa Mutetereze Shifa ndashimira cyane ku bundi buryo bwiza bw'ubuhanzi butangije inyuma y'ubuhanzi dusanzwe tukuziho tunabukunda ariko noneho buriya hari na audience y'abasomyi begereye ariko ikibazo cyane kiragira kiti iki gitabo kava yacyo n'uburyo umuntu akibona wakoresheje amabara y'amabara atatu umweru umukara ndetse n'umutuku ese byaba bifitanye isano n'ubutumwa buri mu gitabo cyangwa it's just gushyiraho amabara urakoze cyane amabara yose ariho hano afite ikintu avuze cyane urabonamo umukara ni amateka umuntu atari kubona icyerekezo ariko muri ayo mateka harimo byandikishijwe urabonamo harimo amabara y'umweru rwakoshye urugendo ruza ku cyuma y'amateka
hakabamo grey harimo ikiriyo, harimo uko kwigunga, harimo uko kuyinjiramo, kuyabona umwanya wo kuyatekerezaho, hanyuma muri ibyo byose hakavamo zahabu ariyo gold, uko byagenda kose, hanyuma uriya mutuku akaba ari urukundo rwose rufite. Icyiciro cya mbere cy'ibibazo twe twakiriye bikaba birangiye, tugiye nko mikoro Dominique arakurikirwa ubwo kuko ari wayikaje nacyo katukureho uratwishyira uriya musore wambaye umupira w'umweru ari imbere. Murakoze cyane, nitwa Eddy Kamoso, representing Rwanda mu imbaraga mu bibazo. Tonzi Kamoso mu gihe felicitation. Igihe kinini n'urugendo twakoranye byinshi, ariko igitoro cyankunguye ntayo nzi ko ari indirimbo. Ariko ndashima cyane kuri iki kintu gikorera umutima wanjye. Gusa icyo ushaka kubaza Tonzi, mu ndirimbo iyo wakoze indirimbo hari igitero kigukora, niwe mu gitaramo uragisubiramo ukumva ko uragisubiramo icyo gitero. Muri iki gitabo ndabaza ni iyihe chapitre watinzeho wumva urayitondera ahubwo uti iyi chapitre ugomba kuyitondera uyitindaho ikora ku mutima wawe, hanyuma n'izindi nama wagira urubyiruko rwifuza kuba abanditsi nkawe? Urakoze. Mu gitabo nk'uko mubibona ni igitabo gifite amashapitire agera muri 5, ariko navuga nka shapitire inavuga ngo ishimangiwe navuyemo iki gitabo ni Through the Wind of Pressure. Hagati muri wa muyaga ugushyiraho igitutu, aho narahatinze cyane kuko niho icyo gitutu hari ibintu mu buzima tuba twarahisemo, hari n'ibyo tuba tutarahisemo. Ibyo byose rero uko tugenda dukora bitugiraho ingaruka. Rero nk'umwana, iki gitabo harimo tonze y'imyaka 5, harimo tonze y'imyaka 7, harimo tonze y'imyaka 13, harimo tonze y'imyaka 20. Uyu wose rero hari umuyaga wa pressure y'ibyo ntiteye. Urugero nkaho uvukira, nkaho ukurira, ibyo byose ariko ugasanga bikugiraho impact. Habamo n'ibyo biteye of course uko tugenda dukura. Ibyo byose rero n'uruhurirane nibanzeho, byose bigenda noneho bikajya mu mitekerereze yacu bikatuboha. Aha rero nahakozemo cyane kugira ngo nkwereke uburyo amateka yawe swat mu muryango, aho wakuriye, mu kazi, aho bose ushobora kuba warahakuriye n'iki kintu cyakoshye, kugira ngo ubashe noneho kwisubiramo urebe ikintu cyatumye udatera imbere cyangwa se cyakuboheye ahantu, ubashe guhindura gutekereza ibintu, kubera ko izo mbaraga urabufite, urufunguzo urabufite. Kuko nanjye byashobotse sinaheranwa, atari uko ibintu byari byoroshye, ariko uko nahinduye uko ntekereza ibintu, ubuzima burakomeza. Inama yo ku rubyiruko. Inama naho urubyiruko, icya mbere ni uko uba umenya ko icya mbere ni ukwimenya. Kuko iyo wimenye umenya icyo ushaka. Muri iyi si kenshi turavuga tugasanga harimo ama-identité atandukanye, ayo waduha, mbese ibyo bintu byose. So ibyo bintu byose bikagenda bikagushepera cyangwa se bikagucora utari we, utwimana itateganyije ko uba we. Uba ukwiye kubanza ukimenya, ukamenya yuko uri umuntu w'agaciro, uri umuntu Imana yaremye wihariye, ugakurikira inzozi zawe, ukagira ibintu wigira ku bandi ariko ntiwitakaze. Nk'uko abantu tudashobora gusangira diplome, even if ari umubyeyi wawe tutasangira perimi, niyo ufite umudamu ukavuga uti hari ibintu nyine tudashobora gushaka, ni nako Imana yaturemye. Hari ibyiza ushobora kwigira, ariko mu gihe utitakaje uzagera ku Imana yakuremeye. Nk'uko mubibona igitabo nabahamagaye kugira ngo mbabwire yuko nzakimurika officiellement ku itariki 14 z'ukwa munani. Ejo bundi kuri Crown Conference Hall ya Mutarama saa 11:30. Ubu ngubu kuva twafunguye iyi press conference rimwe ba guest of honor banjye ntabwo nari kukigeza mu bantu ntabanje kubabwira, kuko muri abantu bafite ijwi rigera kure, muri abantu b'agaciro mu rugendo rwanjye,
hanyuma kugira ngo tubwire abantu bazaze ngo tukiganire birambuye ariko ubu kirahita kirahari ubu ngubu nakoze presale kiraboneka ku 25 ugishaka ariko ku munsi wa launch tuzaba kigeze ku 30 ushaka uracyodaringa mu kanya turababwira kode y'ukuntu wakibona ukakishyura ariko uzakibona kuri launch ku itariki 10 nyine ku itariki 10 yego reka ikibazo cyawe cyasobanutse Dominic. murakoze nitwa Dominic cyangwa Leo yemera kuri Twitter abakuru n'amakuru tonzi namubahaga nk'umuntu umuririmbyi w'Imana ariko nongeyeho kumubonera kuba yanditse igitabo ari igitabo ni ikintu gikomeye iyo mbonye umuntu yanditse igitabo ndamwubaha tonzi fata ko wenda icyo gitabo ngiye kugisoma ndakirangije ni irihe somo nzakura ubibare naho ngewe ngiye kugitangira from one page kugera kuri ya nyuma ni irihe somo nzakura urakoze cyane reka mubwire isomo rya mbere uzakura urimo urasoma iki gitabo uzabona ibintu wahombye ushobora kuba warahombye utabizi uzongera kwibona nk'undi muntu udasanzwe ufite imbaraga zidasanzwe hari ibintu uzabona utarageraho wibaza impamvu wowe utabigeze bitewe n'uko wongeye kubona mu bundi buryo ikindi ni uko ntekereza ko umuntu uri gusoma kino gitabo azikunda cyane azigira priority kuko azasanga ibintu byose bishingira ku kuba ari murakoze cyane Patrice kandi kimara isibo mu kiganiro cy'isibo radari ndashaka kubaza ibibazo bibiri cy'igitabo mu buryo bwakundiranye n'utakibona muri article ya Israel cya kabiri hari uburyo abantu bose bari busy cyane mu rwego bakaba bakeneye ibintu batinza kuba batekereje uburyo bakoramo audio ku buryo umuntu ashobora kuba yacyumva naho kugeza ubwo ntayijyana rero abantu babitekereza nabyo byakora cyane ukabisha kuri za Amazon bigakora nabwo cyane murakoze cyane ubwo buryo twabutekerejeho nka timu navuga ngo step yari igoye no ku gitabo kiboneka ariko kizaboneka kuri Amazon kizaboneka gikorwa mu buryo bwa audiobook ku buryo ari abantu bamara igihe mu modoka bazajya ni ukuvuga ngo ku itariki 14 niho abazabona hadi ariko bazabona muri libraries zose zo mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga kizajyaho so n'ubundi buryo bwose buzagenda bushoboka bwose bwarateganyijwe kugira ngo iki gitabo kigere ku bantu benshi murakoze reka dukomeze twakira ibibazo Gerard harakurikiraho Frodouari ndetse nawe murakoze tonze aho wambaye neza reka ngushimire umwe mu bahanzi dufite bubahiriza gahunda tonze tubanza tujye ndibaza ko atari ubuzima bwo muri church abantu bazaba bari kumva ari nko mu buzima busanzwe tubwire yuko muri icyo gitabo harimo tonze ukiri mutoya ni iyihe myaka wagezemo tonzi ikamugora noneho bikaba biri muri icyo gitabo ikindi mu buzima wabayemo bwaba ubwongo ku ishuri n'ibiki nizere ko biri muri icyo gitabo hanyuma wigeze kubana na groupe yitwa The Sisters twizere yuko uko mwabanye nabyo biri muri icyo gitabo ikindi urateganya donc kirarebwa n'abantu bafite imyaka ingahe kugera kuri ingahe urakoze cyane kuko ukimbaza gisubiramo ahantu hangoye cyane bazagisoma ntekereza ko hazajyamo amarangamutima cyane ni ahantu ku myaka 13 myaka 13 niho ninjiye muri jail ntabizi myaka 13 ntabwo n'ibijya muri detail myaka 13 ifite iyo chapitre yose
hanyuma urwo rugendo rwanjye rwose rurimo ko nakuze ko nabayeho nanjye ibintu byantangaje kuko navuga urugendo rwo kwandika kino gitabo niwo mwanya nari mbonye noneho wo kwisubiramo ahubwo nza gusanga ibintu byose nabibayeho gute nkabasha kubirenga nsanga Imana yaragiye incuza muri urwo rugendo rwose yego hanyuma amatsiko rero nibyo nakubwiraga uzajya n'ugisoma nyine izo byose numara kugisoma uzi ko tuzahura ikiganiro turi mu zindi nkuru kuko kiraryoshye murakoze namwe ndabasuhuje abanyamakuru bagenzi banjye Sibomana Emmanuel muranandikira pressbox.rw banze muri congratulation no kwandika igitabo kuko isera stage tubamo uri umuhanzi wa mbere ubonye wanditse igitabo abo bagiye muri abanditse igitabo ni ibyo bitabo bari barije kaminuza ariko bino bitabo navuga ngo by'umwihariko uri umuhanzi wa mbere ukoze aya mateka mu Rwanda. Congratulations. Hanyuma ikibazo cya mbere ngira ngo mubaze twagiye tukubona cyangwa se nk'umuhanzi nk'abandi bahanzi ba stage uturirimbira mu bitaramo tukishima wasobanura gute ko ndakeka ko kino gitabo kirimo amateka guhera ukiri mutoya kugeza uyu munsi ndimo ndareba ba Tonzi babiri Tonzi uri kuri stage asusurutsa audience abafana tukishima tukajya mu mwuka na Tonzi uri muri ya gereza kuri stage kuko gayiringa ibyo bintu biri mu buryo buri gato n'isi mu buzima no mu mitekerereze we ntiwavunikaga uri kuri stage urasusurutsa abantu mu kwishima bagagereza amarembo y'ijuru n'ayandi ngo yabonye ariko mu rundi ruhande uri muri gereza udusobanura ukuntu wabuzaga izo nshingano n'uko harimo ko wavunikaga icyo ngicyo ni icya mbere. Ikindi nk'umuhanzi ubimazemo imyaka myinshi ufite amateka n'umu nyinshi wahuye muri open jet iki gitabo tuzaza kugisoma tumenye byinshi bikubiyemo ntiyaba ari reflection cyangwa se indorerwamo igaragaza ubuzima abasitari n'ibyamamare babaye barimo bagahitamo guceceka bikaba byatuma bagira ibitekerezo byo kwiyahura ese wowe waba wagize igitekerezo cyo kwiyahura muri uwo mwana kuva mu mwana kugeza uyu munsi utubwire niba waba utabona ko abandi basitari n'ibyamamare baba bari muri iyo gereza ariko bakabura ubutwari bwo gutera intambwe mu bandike ibitabo kuko wabigenje. Ikindi hari umuntu bita Yobu yageze igihe n'umugore aramwihakana ese wowe waba wageze ugera igihe muri ubuzima bwa mukurije watekereje ko n'Imana ubwawe yakwibagiwe n'umuryango wawe ukaba utarashoboye n'icyo tugeze mu bibazo inshuti zacu n'imiryango benshi baraduta tugasigana Imana ese wowe wageze ugera igihe n'inshuti n'Imana bose bantaye wakugira ngo